Udense yanakomeje kwicuza kuba atarumviye inama abaganga bamugiraga zo kuboneza urubyaro. Hagati aho duheruka Stefano yagarutseho nyuma y'amezi 6 ari muri gereza. Ubusabanye ate na Nyiramariza n'urunana. Ariko se koko nkuvugisha ukanyihorera ugakomeza kwiririmbira Nyiramari. Ariko kuki udashaka kumvugisha Nyiramari? Uko ntereye ikiganiro ngira ngo tuganire uragenda. Waba utagiye ugatera indirimbo. Sinzi icyo ushaka Stefa. Ndashaka kugira ngo tuganire nawe. Tuganire ibiki ariko? Ega naje ngusanga kandi rwose ndagira ngo nanagushimire ko wandwanyeho. Ukanyohereza agatike nyine ko kunkura hariya. Ariko ndagira ngo nkuvugishe ukaririmba waba utaririmbye ukigendera. Erega Stefano ururimi rwoshywa n'urundi. None se tuzabana gutya kugeza ryari koko Nyiramari? Urumva ko bizakomeza gutya bigashoboka? Stefa, icyo nshaka ni amahoro. Guceceka niwo muti nabonye uzamfasha kubana nawe tutagirana ibibazo. Kumvugisha nibyo byatuma koko tugirana ibibazo Nyiramari? None igihunyira kivuze muvuga ngo iki? Ntimuvuga ko kigira akanwa kabi? Aho kuvuga ngo bibe bibi ndeka nicecekere nibyo bimpaye amahoro. Ugeze naho wigeranya n'igihunyira koko? Oya rwose kuba gutya rwose tutavugana sibyo. Menye ibyawe nanjye menye ibyanjye Stefa. N'ubundi amezi 6 arashize utazi ko ndiho kandi ntacyo nabaye. Uvuze ngo iki Nyiramari? Ubwo ntumva ko mvuze ukanyumva nabi. Ubu mu by'ukuri kiza kuri wowe nuko nari kuguma muri gereza? Ntimunyumvire uyu mugabo nigeze mvuga ko nari gushimishwa nuko aguma muri gereza. Ndemokoro bihageze yewe Nyiramari. Icyo ushatse kuvuga nacyumvise. Babarira. Amahoro yawe nuko ntari kugaruka muri uru rugo. Ibyo urabyivugiye wa mugabo we. Ko mugore. Mbese mfunzwe burundu cyangwa ngapfa nibyo byaguha amahoro? Ahubwo se sindi bugukereze gusubira ku kazanye. Oya nta kibazo Felicien, ahubwo ngwino duhagarare hariya munsi y'igiti tuve kuri iri zuba. Anye. Karame. Mbabare sinaguhamagaye ngo nguhe amakuru nyuma yo gukurikirana ikibazo cya Mutesi. Mwasanze bimeze bite se Felicien? Ubu nge simbyumvanye. Sinumva ukuntu Mutesi yatwaye inda pe. Yari afite amakuru yose y'uburyo yakoresha ngo yirinde. Reka nemera ko kwifata byamunaniye. Kuki atakoresheje agakingirizo koko? No kuri nanjye birambabaje. Ariko nyine no kwihangana Felicien nta kundi. Ngo kwihangana nye. Uriya mwana wa mama arampemukiye pe. Ankojeje isoni. Arambabaje sinzi uko nabivuga. Mutesi namukari ibyo nari nshoboye byose ariko naruhiye ubusa pe. Wevuga ngo waruhiye ubusa sha Felicien. Nese nye. Karame. Urukweto rwiza ntiguriye nkarugura Mutesi ngo batarumushukisha binyungu iki. Ibyo nigomye byose ngo murindi cyamurangaza nsaruye iki koko? Felicien, ndabizi rwose ko washakaga ko Mutesi agira ubuzima bwiza akagira ejo heza rwose. Urumva ibyo namwifurizaga kuko akibigeze hanye. Kwiga birahagaze, agiye guhangana no gutwita ubundi no kubyara akita ku mwana kandi nawe akiri muto. Nese yabikora iki kukanye? Yewe Felicien, sinakubwira icyo yabikoreye kuko ndabizi buriya nawe afite ibibazo byinshi adashobora gusobanura rwose. Umva ati kuki atabisobanura? Ibyo yakoze yarazi ko ari igikombe cy'amata barimo kumuhase. Yewe nanjye sinabona uko mbigusobanura Felicien. Gusa umubabaro naciyemo ubwo naterwaga inda nkiri muto sinjya nifuza ko ari umukobwa rwose wahura nawe. Kuko nubwo nashoboye gusubira mu ishuri nkiga nkaba mfite akazi, sinavuga ko rwari urugendo rworoshye pe. Ubu ndakora icyanye. Ubu ndakora iki koko? Kuko mbonye Mutesi numva ngize umujinya mwinshi cyane. Umva hari ubwo ganza yigira nabi natekereza uko nimereye nkumva ndicujije sori. Nahita nibuka muganga abwira kuboneza urubyaro nkamubonamo umusazi. Yawe nibi byose yashakaga ko wirinda buriya Budensiya. Kubyara indahekana biravuna pe. Bivuna umubyeyi bikavuna n'umwana umva. Ndeka sori. Agira atya agashaka ko muheka ntari bubishobore. Ubundi akanga ko kwantengwa mugaburira ngo arashaka nyina. N'ubu urabona ko usanze yanze ko mwuhagira kandi ibyo simbishoboye pe. None se ko nta makuru afite ko agiye gukurikirwa? Yagira ati ntayo kandi ni mu gihe naramuhohoteye nanjye ntiretse.
none se ko ubushize mwarangaye ntimwitabire gahunda yo kuboneza urubyaro ubu noneho we na Filipo mwamaze kumvikana ko numara kubyara uzava kwa muganga wowe cyangwa Filipo hari uhawe uburyo bwo kuboneza urubyaro? icyemezo nabagifashe muvandi sinshobora kuzava kwa muganga ntaboneje urubyaro. ubwo se koko nsubije icyo nkubajije wabyumvikanyeho n'umugabo wawe se? Sori Filipo yabyemera atabyemera ntabwo nzavayo ntarufasha. Muko ni ngombwa ko mubyumvikanaho. Ndabizi ariko nshobora no gufata icyemezo jyenyine kuko ibibazo byose nahuye nabyo nibyo bizi. Sori ndumva waramaramaje noneho mama we. Oya niko bimeze ariko wowe uvuye hanze aho nta makuru ya papa? Harya papa duherukana ryarahubwo. Ubuse papa we buriya yarambaniye koko? Wowe na papa se kandi mufitanye ikihe kibazo? Urebye si ikibazo ariko naramutumye ntiyantumikira. Wamutubye iki? Jye na Filipo twumvikanye ko tugiye kongera inkoko zacu kugira ngo zitere ari nyinshi, tubone amagi yo kurya hano mu rugo dusagure n'ayo gucuruza muri kiyosike. None se bigahurira he na papa? Papa yaje hano nyine muha amafaranga ngo ashakire izo nkoko. None kuva yagenda ntiyamvugishije, inkoko ntazo yazanye n'amafaranga ntiyagarutse. Kusetse Sori. None waba warahuye na papa yasinze akaba yarayanywereye yankizwa n'iki koko? Mana we nta amasaha ageze Felicia. Nanjye sinari narebye ku isanye gusa urakoze kunyumva pe. Ahubwo se Felicia ndakumva nye. Mutesi yababwiye wamuteye inda? Waye muteye urumva njye nkeneye kumumenya nye? Ni ngombwa cyane rwose Felicia mugomba kumumenya kuko umwana mushiki wawe atwite nuwe kandi agomba kugira uruhare mu kumwitaho. Sinamumubajije rero kuko nkubwije ukuri namutese ubwe numva ntashaka kumubona pe. Ntushaka kumubona se uzamushyiraho kandi ko ari umuvandimwe wawe? Iyo mubonye numva namukubita nkamwicanye kuko na Beniti yatamunyiza ubumba ndi muri gereza pe. Ngaho ntuzongere Felicia ni bibi cyane rwose. Buriya Mutesi akeneye kwitabwaho. Yitabwa kuko yakoze icyanye kuko yakoze ibyiza kuko ntamwitagaho se ntamuha ibyo akeneye byose byatumye atajya kwiyandarika ngo bamutere iyo nda twite. Winyibutsa Felicia ndakumva rwose urababaye ariko nubwo yakoze amakosa ubu Mutesi akeneye ko mumuba hafi mukamufasha anye byibagirwe rwose. Umukobwa w'ikigoryi nakora ibishoboka byose ngo yirinde ari amasomo yari akeneye narayamuhaye. Wabara inshuro twabwira urubyiruko ko kwifata byanze bakoresha agakingirizo nikanye ntubyibuka? Utekereza ko ubwo twabivugaga hariya ntatahaga bashiki banjye nkabibasubiriramo? Ndabizi urubyiruko twararwigishije pe. Bashiki bawe urabakunda cyane wanakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo birinde. Anye Mutesi ari mu bakobwa bamara neza nayi wacu ibyo urabizi. Njye na Benita twimye byose twari dukeneye kubera Mutesi none aduhaye nyarurembo ngo iduseke. Ibyo byose mwarabikoze rwose mwarigomwe kubera umuvandimwe wanyu ariko nanone ibyabaye nimwe bireba Felicia. Haditu biramureba wenyine ntiyagiye kwiteza iyo ndanga duhamagare. Bese uko yagiye wenyine tutabizi ahari n'akazirengera ingaruka z'ibyamubayeho wenyine. Felicia ubuzi ko ari mwe ababyeyi ba Mutesi nako reka Benita we mwihorere mvuge wowe wenyine muri ruriya rugo niwe uhagarariye ababyeyi banyu siko bimeze? Niko bimeze rwose. Iyo umwana atwaye inda bibabaza ababyeyi pe bigahungabanya umuryango ariko ni ngombwa kumuba hafi nanone. Waretse kunyigisha ibyo ntashaka kumva koko. Uko umuti washarira kose iyo urwaye urabonywa kugira ngo ukire Felicia ni ngombwa kuba hafi ya Mutesi no kumufasha kumubungabunga ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite kugira ngo mumurinde gushaka gukuramo inda ikaba yanamuhitana we n'uwo atwite. Ibintu nsaba gukora birakomeye pe sinzi rwose ko nzabishobora. Kagaho kari kubundi gahandurika ari we bibaye urumva byakoreranye. Felicia ubu ninjye utazi ibyo nkubwira koko ibyabaye kuri Mutesi wibagiye ko nanjye byambayeho. Ni byiza rwose ko bivuye mu nzira bude. Dore rwose ivarisi y'umwana ndayitunganyije neza ntabwo uzatungurwa rero. Ni ukuri urakoze ko nari narabuze imbaraga zibyikorera. Ugomba kubimfasha nawe akabura umwanya. Ni byiza ko umubyeyi uri hafi kubyara yitegura hakiri kare rero. Kubyara se ko hari igihe bitungurana imyenda yawe iri iruhande rumwe umwana nayo iri ku ruhande rwayo mbese nta kibazo. Niko se mwaramutse ku mukobwa wanjye muri aho Budensiya?
papa urazizanye ngo iki ahubwo si izi nkoko zose n'iziki ko mwari mufite izindi budensiya wazibonye mwana wa naritonze rwose ngo ushakire inkokokazi nziza pe mbese nyine nk'uwikorera yewe we ariko ntibyari byose ni nziza ni narabibonye ahubwo se ko mutansubiza budensiya izi nkoko zose mufite umunsi mukuru reka ntabyo iminsi mikuru sori uyoboye ko turi mu bihe bya COVID-19 none si izi nkoko zose papa azanye wavugaga ko wazimutumye nkagira ngo nyine buze n'ebyiri cyangwa eshatu none azanye inkoko eshanu zose murumuna wawe ngo arashaka kuba umworozi yewe icyo utabona ni iki izi nkoko zidufasha kubona ibikomoka ku matungo bivangwa n'andi mafunguro sori urabizi dufite umwana muto ndi hafi kubyara undi intungamubiri ziva mu bikomoka ku matungo turazikeneye rwose ubu mugiye kujya murya inyama murya amagi uko mushaka n'izi naba nke nzatumwa kugura izindi ntituzarya gusa tuzanacuruza papa iyo uvuze gucuruza rwose mpita ngutinya budensiya mwana wa mama ndakuzi rwose ku birebana n'ifaranga ariko byo nyine nabibyaye ariko wamwumvise ukuntu papa arimo anyurira kandi nababwiye ko igitumye tworora kuruta ibindi ari ukubona ibikomoka ku matungo mu mafunguro yacu koko se papa nta mwanzi wayo mwinyiha rero ariko si ubundi papa ko mwanyibagije byakugendekeye bite ko nagutumye ugatinda nagomba gushakisha inkoko nziza mwana we igihe kijya ku mukwe mawe cyakora koko pe papa yaratinze ariko dore asanga nziza pe cyane ko nari ntangiye gutekereza none ubu data yaba yarageze aho ruhiye akibagirwa ko namutumye inka yanjye urumva nakwisebya gutyo koko imbere y'umukwe mwana wa Budensiya warakoze cyo kuri papa Nyiramaremba rwose noneho kavunikira komera Nyiramari yewe ariko se ubundi byakugendekeye bite Nyiramari iminsi maze iminsi hano rwose narakwitegereje nkagira ngo nibyo wigira ariko rwose mbonye ko bikomeye mwana we ikiraho njya mu nzu yawe tambuka ariko se wabaye iki byagenze bite niki cyakubwiye kuguru wineze Stefa nakondeka Nyiramari ngo nabaye iki ubwo nawe mbaza icyo Stefa ngo nabaye iki niki cyakubwiye ku kaguru ariko ibyo wasize ukoze urabizi ubunyamaswa bwawe nibwo bwangize butya urumva ijoro waraye nkondagura ukanzindukiriza ku mugozi niba oya we oya wabikoze warishimye oya Nyiramari ni impamo noneho buriya wampondaguraga ari masaje nkorera disi we none urigira umuntu kandi uri igikoko wari ugamije kunyica sinapfa Stefa nubwo nasigaranye ubumuga bw'iteka ryose ariko ndiho di abana banjye washakaga kuntesha ngo bazanemo mukase baracyafite di Nyiramari ni ukuri rwose ceceka Stefa sinshaka kungirira impuhwe nta n'ijambo ryawe nshaka kumva ngo bagire ngo rero none si ibyo wakoze ko wabikoze ubizi kandi ubishaka ko wari wabigambiriye ubwo urivugisha utyo mu make nta soni aha wa mugani wa Stefano se iyi mibanire ye na Nyiramari zizagarukira he wavuga iki se kuri ubu buryo Nyiramari yakiriyemo Stefano naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0718181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze abo mu runana barangije ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba. Tubibutse yuko mushobora gusanga aya makuru ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com hamwe n'ayandi makuru mutumvise muri iki kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka mu buhinga bw'ivyuma. Twari kumwe na Danny Cox. Turabakengurukiye rero mwese abahisemo BBC Gahuza Miryango, mukomeze kugira ibihe byiza.